mwene uzi ko burya mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje kurema ibizagu. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje kumenya intambara uzanyuramo igashyiraho n'abasirikare yo kuzarwana izo ntambara. Imana yabanje kurema amashuri uziga. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe no kubona biri gucikagurika uzayiga. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje gushyiraho uzawe. Imana yabanje kukuremera ibizakunezeza. Nubwo shitani agenda birwanya, ariko amaboko ya shitani ntari hejuru y'Imana ko bayoboko y'Imana. Kongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mukunda kudukurikira ku Bifatika TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turabakiriye ku Bifatika TV muri aya masaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ijambo rifite ubuzima, icyo Imana yashyize kuri twe. Ku Bifatika TV turabakiriye mu izina rya Yesu kandi turabakunda. Mwebwe mukunda gutwereka ko mudukurikira ku Bifatika TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Rero nkuko bisanzwe ni Ngendahimana Eli ugarutse ku Bifatika TV kugira ngo tuganire icyo Imana yashyize ku mitima yacu. Dusuhuje abari mu Rwanda, rero dusuhuje abari muri Afrika yacu, dusuhuje abari Burayi mu bihugu bitandukanye, ku mpande enye zose z'isi turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu kandi tubabwira ko tubakunda mugeze. Reka dusenge rero kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, uri Imana ifite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi. Izina ryawe niryo ritubeshejeho, niryo rinangaruye hano ku Bifatika TV. Iryo zina niryo ritumye tubaho, iryo zina niryo riturinda, iryo zina niryo tuboneramo ubuzima. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, udushyigikire muri ryo kandi rigira imbaraga zo gusenya imyuka mibi y'abadayimoni kandi ryubaka ibyari bisenyutse mu bantu. Ijambo ryawe yongere rizane ihumure mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu, amen. Tudatinze rero reka dufate Bibiliya turebe ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi. Ibwo ni igitabo cya Dawidi, Zaburi ya 42 n'umurongo wa 12. Wonyine niho dusoma. Hari ijambo rivuze ngo mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye, amena. Mutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Dawidi kugira ngo avuge ahanurire umutima nuko wari uhuye n'intambara nyinshi zakagombye gutuma ava mu byizerwa. Noneho Dawidi afata pozisiyo yo guhanurira umutima we kuko yarawuzi. Aravuga ngo nubwo nzi ko ushonje mutima, nubwo nzi ko ufite intambara mutima, nubwo nzi ko ufite ibikugerageza mutima, nubwo nzi ko ibiciro byazamutse mutima, nubwo nzi ko ubukene buriho mutima, nubwo nzi ko akazi kari kubura mutima, ariko ndaguhanurira. Arakubaza ngo ni iki gitumye wiheba? Mu yandi magambo ni nkaho yakabubwiye ngo umucunguzi wanjye ko akiriho, iyantabaye hashize kwigikora, iyandengeye kwigikora. Mutima ni iki gitumye wiheba? Haleluya. Ndafashe Dawidi abwira umutima ati mutima ruza n'ibintu byo kwiheba. Mwene tatereka mubwire wowe wakurikiye Yesu, wowe wakurikiye Yesu, ntiwihebeshwe n'amakuba, ntiwihebeshwe n'ibyago, ntiwihebeshe n'intambara, ntiwihebe kuko mu kwiheba shitani ahita kwegera akakwicira mu kwiheba. Yo wihebye shitani akunyaga ibyiringiro, yo wihebye shitani akunyaga ibyishimo, yo wihebye shitani akunyaga umunezero ugirira mu nzu y'Imana. Dawidi aramenye iyo password yuko ahanurira umutima we. Aravuga ngo umutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ndagutangariza mwene data, uhanurira umutima wawe. Wari ufite intambara, wari ubona ko nta byiringiro ufite, wabonaga ko nta ejo ntaho, wabonaga ko ibyawe birangiye, wabonaga ko nta buzima, ariko hanurira umutima wawe ubwire ngo nubwo urugo rwanjye rumeze nabi ariko ejo ruzakomera. Ubwire ngo nubwo nshonje ejo nzarya, ubwire ngo nubwo nta kazi ejo nzabona akazi, ubwire ngo nubwo ibintu bikomeye ariko Imana ibasha gufata ibikomeye ikabigera ibyoroshye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Dawidi avuga ngo umutima wakwiheba Imana ijya cyakora. Imana ifite ububasha n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga. Dawidi yageze avuga irindi jambo avuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Humura mwene data, iringira Imana, witinyishwe ubwoba, wigira ubwoba bw'imisozi ubona n'intambara zikuri imbere. Iyaturengeye ahashize, iyadutabaye ahashize, n'ubundi iracyaturengera. Iyaturengeye mu ntambara zari zikomeye iracyafite ubwo butware n'ubushobozi. Imana ishimwe. Dawidi arabwira umutima we, arabaza ngo umutima ni iki gitumye wiheba? Ni akazi ubona kabuze, ni intambara ubona zishinyitse,
ni imisozi ibona ikuri imbere, ni urugo rwanjye mbona ruhoramo intonganya, ni ibi bibazo mbona ni ukurangiza kwiga simbite mbona akazi, ni ubuzima bwo gupfundikiranya, ni imibereho itagenda, ni uko mbuze urubyaro. Arawaza ngo ni iki gitumye wiheba? Hanurira umutima wawe ubwire ngo we kwiheba, Imana yacu ifite imbaraga. Hanurira umutima wawe ubwire ngo we kwiganyira, Imana yacu irakiza. Hanurira umutima wawe, haleluya, ubwire ngo we kwiheba, Imana yacu iracyakora. Hanurira umutima wawe ubwire ngo we kwiheba, iyadutabaye iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubundi iracyakomeje kuturokora. Hanurira umutima wawe ubwire ngo mutima umva, ni we mbwira, nubwo ibintu bikomeye ariko dufite Imana ikomeye, nubwo ibintu bigoye ariko Imana yacu igifata ibitari ikabishyiraho, nubwo ibintu tubona nta nzira, Imana yacu ifata ibitafite inzira ikabicamo, igaca inzira kaboneka inzira. Niyo mpamvu Hana yeza avuga ngo uwaribumba abyaye Karima, ikura umuntu ku cyaha ikamwitsana n'ibikomangoma. Imana ishimwe. Rero nubwo Hana yegeze abaho mu gihe cy'umutima uhagaze, ariko ntabwo yatumye umutima uhagarara. Ndetse Eli yagerageje no kumubwira ngo wasinze, aramubwira ngo sinasinze, iyo mvugana nayo ndayumva, naba ndi kugenda ndayumva, naba nsinziriye iramvugisha nkumva, naba ndi mu nzira ndayivugana nayo nkayumva. Ntabwo nasinze umuja wawe, sinasinze, ahubwo ndimo ndasuka amaganya yanjye imbere y'Imana. Haleluya. Suka amaganya yawe imbere y'Uwiteka. Imana yawe ibasha kugukiza, Imana yawe ibasha kugutabara. Nuko Dawidi avuga irindi jambo kuri uyu, ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana. Haleluya. Dawidi aravuga ngo ni iki gitumye mutima umpagarara? Birashoboka ko ufite ibintu byakagombye gutuma umutima uguhagararamo. Nanavuze ko ntabyo naba nirengagije isi turimo, ariko hanurira umutima wawe ubwire ngo wimpagararamo, kuko Imana yampamagaye izangezayo. Hanurira umutima wawe ubwire ngo wimpagararamo, kuko Imana yambaye gushaka izampa no kubyara. Hanurira umutima wawe ubwire ngo wimpagararamo, kuko Imana yatumye niga izampa n'akazi. Hanurira umutima wawe ubwire ngo wimpagararamo, kuko urugendo turimo ndarwana, ndaterana ibipfunsi, nzagera ku cy'Imana yanshatse kongeraho, nzasingira icy'Imana yamfatiye. Urugendo urimo nubwo shitani kukorera kutazagerayo, ariko rwana kigabo uzagerayo. Nuko Dawidi aravuga ngo mutima, n'ubundi reka tuvugane, niki gitumye umpagararamo? Haleluya. Injira mu kirere, urabona ibigeragezo, ubona Imana. Injira mu kirere cy'umwuka, urabona intambara Imana yarwanye kurusha izo ubona zikuri imbere. Injira mu kirere cy'umwuka, urabona intambara, ubone gutabarwa kuva ku mwami wacu. Injira mu kirere cy'umwuka, haleluya. Urabona amakuba yarakugose urayabura, uhita uhanurira umutima ubwira ngo wimpagararamo. Hanurira umutima wawe mwene data ubwire ngo wimpagararamo, kuko yandokoye urupfu rukomeye, none iracyabasha kundokora. Hanurira uyu mutima urimo ugutagangaje, ukwereka ko nta byiringiro, uhanurire ubwire ngo umva, Imana niringiye, Imana namenye ifite imbaraga, ifite ubutware, ifite ubushobozi. Haleluya. Yeremiya yazimubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Yeremiya ngushyiraho kuzaba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Humura, ibyo uri kunyuramo Imana irabizi, yakumenye mbere yuko ikurema. Hari umuririmbyi yageze unezeza aravuga ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Humura, Edeni yawe irahari, yaba iyo kwinjira mu buzima, yaba iyo kwinjira mu mwuka, mu kirere cy'umwuka, yaba iyo gukizwa ugakizwa, yaba iyo kunesha intambara, yaba iyo kunesha ibigeragezo. Haleluya. Edeni yawe irahari bene data, ntutinye, Edeni yawe irahari, ntugire ubwoba, Edeni yawe irahari, ntutinyishwe ubwoba n'ibima kubona, Edeni yawe irahari. Imbere yuko Imana ikurema yabanje kurema ubuzima uzaba. Haleluya. Ndafashijwe mwene da, uzi ko burya mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje kurema ibizagutunga kugira ngo byumve. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yaribanje kumenya intambara uzanyuramo, igashyiraho n'abasirikare bo kuzarwana izo ntambara. Haleluya. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje kurema amashuri uziga. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe no kubona biri gucikagurika uzayiga. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje gushyiraho urugo uzashaka. Uzi ko mbere yo kuremwa kwawe Imana yabanje kukuremera ibizakunezeza. Nubwo shitani agenda birwanya, ariko amaboko ya shitani ntari hejuru y'Imana, ko bayoboka y'Imana.
mwibuke Dawidi ubwo yajyaga kureba bene se asanga Goliyati yarabahejeje mu myumba, ariko yihuje n'icyo Imana yamuvuzeho aravuga ngo ngiye umugabo namwice. Si uko yari afite izindi mbaraga zirenze iz'abandi, we yihuje n'icyo Imana yavuzeganye nawe, yihuza n'amasezerano afitanye n'Imana, asanga nta kigeragezo kiri hejuru y'amasezerano y'Imana, asanga nta cyica isezerano ry'Imana, asanga nta cyakica umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ahita abura rero Goliyati, abona ahubwo icyo Imana yamuvuzeho imbere, ahita abona ko atapfa kuri izi tariki kuko imbere hari ibyo Imana yamuvuzeho azakora. Rero ahita abura Goliyati kubera ko yari yihuje n'icyo Imana yavuze. Yihuje n'icyo Imana yavuze, abura Goliyati ahubwo abona imbere ye. Haleluya! Abona yamwishe. Nawe rero umutima utangarize, we kwiheba, we kwiganyira, we kwigirira nabi. Icyo Imana yavuze irakirinda ibihe nibi. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagikora. Icyo Imana yavuze izagikora, byange bikundi izagikora. Habeho intambara zikomeye izagikora. Bakuroga ariko ntibazakwica, bakurwanya ariko ntibazagera ku mugambi wabo, baguhagurukira ariko icyo Imana yavuze ikirinda ibihe n'ibihe. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Icyo Imana yavuze mwene data ihuze n'icyo Imana yavuze. We kwihuza n'iyo mugambi w'abantu, ihuze n'umugambi w'Imana. We kwihuza n'intambara, ihuze n'icyo Imana yagambiriye. We kwihuza n'ibikugose, ihuze n'icyo Imana ishaka kuzaba cyo. Icyo Imana ishaka kuzaba cyo kiruta icyo abantu bashaka kuzaba cyo. Icyo Imana yavuganye nawe kiri hejuru y'icyo abantu bavuga. Icyo Imana yagambiriye kiri hejuru y'icyo abantu bagambiriye, kuko iyica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imirimo yazo. Humura mwene data, Imana izica imigambi y'incakura. Humura mwene data, Imana izica imigambi y'incakura. Nubwo ubona nta nzira, ariko inzira z'Imana zirahari. Yegeze isanga bigishwa mu nyanja batari bazi ko bibaho, babona ari kugendera hejuru y'amazi. Baravuga ngo twari dufite ikibazo cy'inyanja, none tugize n'ikibazo cy'umuzimu. Ariko ntiyari umuzimu, yari Kristo. Aravuga ngo nimuhumura, amahoro y'Imana nawe muri mwe. Humura mwene data, amahoro y'Imana ari ku bugingo bwawe, amahoro y'Imana ari mu mibereho yawe, amahoro y'Imana ari mu byo ugambirira gukora. We wirinde icyaha, we wirinde icyakutandukanya nayo. Icyo yavuze izageza. Niyo mpamvu umugaragu wayo Yoshua na Kalebu bavuze ngo twebwe nubwo mwabonye abo banacyo ari banini, ariko twe ntabo twabonye, kuko iyi mpamvu tutababonye ni iyi ngiyi ndababwira. Niba Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'abarya imitsima. Humura mwene data, niba Uwiteka kwishimira, ibigeragezo uzabirya nk'urya umutsima. Humura mwene data, niba Uwiteka kwishimira, amakuba azahunga. Ahubwo we guma mu mugambi w'Imana. Reba nanjye nirebe, uri kugenda ute mwene data mu bihe nk'ibi? Turi mu buriganya nk'ubwo abandi barimo, turi mu byaha nk'ibyo abandi barimo, turi mu busambanyi nk'ubwo abandi babihoreyemo, turi mu byo kwinezeza by'ibyaha bigutandukanya n'Imana. Reba kuririmba ukijijwe, reba kutubwiriza ukijijwe, reba kusenga ukijijwe, reba kuri mu mugambi we, kuri kugenda mu murongo Imana igushakaho. Nusanga uri kugenda mu murongo Imana igushakamo, wowe witurize gusa. Umutima ububwire ngo wimpagararamo, ububwire ngo uyu mutima we wimpagararamo. Tangariza umutima ubwire ngo wimpagararamo, kuko iyampamagaye imfiteho umugambi mwiza, iyampamagaye iranze. Haleluya! Haleluya! Dawidi yahise abwira umutima, arabwira ngo ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima. Uyu mutima uguhagazemo, wuhe kondisiyo ubwire ngo ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima. Uyu mutima ukubujije kunezerwa, ubwire ngo none utari ubu bwarakeye. Uyu mutima ukwereka ko byacitse, ubwire ngo ujye utegereza Imana. Yo yageze intabara n'ubundi nkayibona, ujye uyitegereza kuko nzongera kwishima. Bishatse kuvuga ngo Dawidi yarabwiye umutima we, aravuga ngo hari andi mashimwe ari imbere y'imirimo y'Imana, y'ibitangaza by'Imana, by'iki by'Imana igiye gukorana nanjye, y'iki Imana igiye gukorana nawe. Hari andi mashimwe mutima wimpagararamo. Rero ujye utegereza Imana, niyo gakiza kanjye, niyo gakiza kanjye, kuko nzongera kuyishima. Umva mwene da, bwira umutima wuhanurire, ubwire ngo nubwo uri kunyereka ko ntazabyara, nk'abagize 5, hari abagize 10 bamaze imyaka 10 bashatse babyaye. Ubwire ngo nubwo uri kunyereka ko nta kazi kubw'imyaka 2 maze, hari abamaze 7 bakabonye. Ubwire ngo nubwo uri kunyereka ko ibiryo byahenze ku isoko, singe ngenyine n'ubundi izagaburira abandi, nanjye izangaburira. Ubwire ngo mutima wimpagararamo, nubwo ubona amazu yahenze, n'ubundi ntabwo nzaba mu gigunda, sindi inyamaswa, nzaba mu nzu kubera Imana.
we gutwarwa n'ibyaha, wirinde ibyaha ntibikuyobore, uyoborwe n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Dawidi arawubwira ngo rero ujye utegereza Imana kuko nzongera kwishima. Mwene da, imbere yawe hari ishimwe nukomeza kumuguma mu murongo Imana gushaka. Imbere hari ishimwe nuguma mu cy'Imana ishaka ko uguma mu mugambi w'Imana. Imbere yawe hari ishimwe nuguma mu mugambi w'Imana neza ukayikorera wirinda icyaha n'igisa nacyo. Imbere yawe hari ishimwe niwitandukanya n'icyaha. Imbere yawe hari ishimwe niwitandukanya n'ibyaha byo muri iyi minsi. Imbere yawe hari ishimwe uzongera ushima Imana, kuko Imana ntigire ku muntu yamenye. Umuntu uri mu mugambi w'Imana aguma mu mugambi w'Imana. Ngira ngo utangarize ko Imana si wowe irinde icyo yavuganye nawe. Icyo yavuganye nawe rero kirinde kugira ngo izagutabare utacumbye umwotsi. Nari muzaniye ijambo ku Bifatika TV rikubwira ngo tangariza umutima ubwire ngo we kwiheba, uhanurire n'uwawe. Hari ibintu byinshi byagatumye umutima wawe wiheba, ariko hanurira uwo mutima wawe ubwire ngo niki gitumye, ubaze niki gitumye, uhanurire niki gitumye wiheba. Kwiyantabaye n'ubundi gihari, kwiyandengeye igihari. Ujye utegereza Imana, niyo gakiza kacu. Abantu bajya biringira ibintu bigashira, abantu biringira abakomeye nabo bagaferinga, abantu bakiringira ubutunzi ejo bukayoyoka, abantu bakiringira akazi ejo business kabura, umuntu akiringira umugabo n'umugore ejo bikanga. Ariko ni wiringira Uwiteka, haba mu gihe cy'imvura, haba mu gihe cy'ibibazo, haba mu gihe cy'ibigeragezo. Atanga ihumura ritandukanye n'iry'abantu bose. Uwiteka atanga ihumura ritandukanye n'iry'abami bose. Uwiteka atanga ihumura ritandukanye n'iry'abakomeye bose. Uwiteka atanga ihumure ritandukanye n'iry'isi yaguha. Isi none irahinduka, ariko udahinduka ni Yesu wacu. Umwami wo kwishingikirizwaho ni Yesu, umwami wo kurambaho ni Yesu. Uramba ku Uwiteka, wowe ufite ubugingo bwa none n'ubw'ahazaza. Ufite ubuzima bwa none n'ubw'ahazaza. Nuramba kuri Yesu, nunamba kuri Yesu azakugirira neza. Nunamba ku mwami azakugirira neza. Nunamba mu gakiza ke azakugirira neza. Mwene data, umutima wawe kuba wihebye ntabwo bivuze ko Imana yarangiye, bivuze ko Imana itagikora. Wowe uhanurira ubwire ngo wimpagararamo, kandi umutima wawe urakumvira. Ndabashimiye kubw'ijambo ry'Imana mwari mukurikiye ku Bifatika TV. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Ni umusanzu wanyu uzabukomeye mwamuduha, kandi kugira ngo n'iri jambo ry'Imana tujye turisangira, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni umuti uvura umutima, kuko nta kindi kintu cyapfa kuvura umutima. Ariko ijambo ry'Imana ritanga ibyishimo by'umutima, rigatanga ibyishimo by'umubiri, rigatanga ibyishimo by'ubwonko. Wumva ijambo. Ndabashimiye. Reka dusoze dusenga nkuko n'ubundi twatangiye dusenga. Turagushima Uwiteka Mana yacu, niwe gakiza kacu, niwe buhungiro bwacu. Twari tuje ku Bifatika TV tubwiye kubwira abantu ngo batanurire imitima yabo, ye kubihebesha, kuko uri Imana igikura umuntu ku cyavu kabisa n'ibikomangoma. Uri Imana igisura ibyapfuye, uri Imana igitabarira ku gihe. Abantu dutegereze, tugire umwete wo gutegereza, twe kurambirwa, twe gucika intege, kuko icyo wavuganye natwe, haba mu bikomeye, haba mu bihe bigoye, haba mu bihe biruhije, uzagisohoza. Ngo urengera abarwayi bakize, abashonje n'ubagaburire, abarwayi igihe kinini bakize indwara, abafite imisozi y'uburyo butandukanye uyururutse imbere yabo, abari bashonje n'ubahaze, ababuze urubyaro n'ubahe kubyara, abantu bari babuze urushako n'ubahe gushaka, mu izina rya Yesu. Abantu bose bari bafite agahinda, nusange buri wese ku cyifuzo afite umurengere, kuko ari wowe mukiza w'abari mu isi bose. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena, amena. Shalom, shalom. Turabakunda. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Yari Eri wari ubazaniye ijambo ry'Imana ku Bifatika TV. Shalom, shalom, shalom.